Philadelphia Imana iratsinda. Yesu wacu ashimwe, Yesu ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Josee nk'uko bisanzwe. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana ishobora byose, Imana igira neza, Imana yaturinze, Imana yabanye natwe iki cyumweru cyose cyangwa se igihe cyose gishize kuva twanayimenya tutaranayimenya. Imana yabaye mu ruhande rwacu. Rero Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turashima Imana cyane, turashima Imana cyane. Ni Gatera Josee nk'uko nababwiye guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana, namwe mbashimira abadukurikirana, nanabasuhuza mu izina rya Yesu, basuhuza. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndasuhuza cyane inshuti zacu, inshuti za Kristo mwese, data wa twese abaha umugisha. Ndasuhuza abakozi b'Imana dukorana umurimo muri Philadelphia, abadukurikirana bavuga butumwa hirya no hino, abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu hagati. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Rero turi kumwe na pasiteri wacu Serugendo Dismas. Reka basuhuze kandi nasengere uyu mwanya tugiye kujyamwo. Tumuhaye ikaze. Turabashubuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha kandi ibane namwe. Reka dusengere ijambo ry'Imana tugiye kumva kubwo uyu munsi mwiza. Mana yera, turagushimiye, urera kandi urakiranuka, urakoze kutwereka umucyo. Muyo mpamvu tugushimiye neza yawe kuko turi bazima. Dusengeye ijambo ryawe tugiye kumva uyu mwanya mwiza, uryezo ritunganye, mukozi wawe umwezo mutunganye, imbaraga z'umwuka wera zimanuke, kirere kiezwe gitunganywe nawe. Kandi dusenge n'imitima yose igiye kumverera ijambo ribagirira umumaro iki gitondo. Twirukanye myuka ya Satani irwanya ijambo, mbaraga zose z'umwijima zituva imbere, kandi bwiza bwawe bugaragare mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze. Imana imuha umugisha. Nukuri mureke tubane n'Imana, mureke dukomeze twegera Imana. Imana iravuga mu ijambo ryayo ngo nkunda bankunda, abanshakana umwete barambona. Nagiye mbona nta muntu ushaka Imana ngo abure kutayibona. Iyo umuntu ashatse Imana arayibona, iyo umuntu akomanzira mukingurira, iyo umuntu ahamagaye iramwitaba. Dufite Imana yumva, dufite Imana ikora, dufite Imana yihagije mu bumana bwayo. Imana data rero nihabwa icyubahiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'abami ba mbere. Abami ba mbere ni ibice byaho 17. Turahera ku murongo waho wa mbere tugere kwa 5, twumva icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Karibu mukozi w'Imana. Reka tusome ijambo igice abami ba mbere igice cya 17 murongo wa mbere kugeza kwa 5. Reka tuwasome. Umutwe w'ijambo uratubwira Eliya ateza amapfa yihisha ku kagezi kitwa Kereti. Eliya ateza amapfa, amapfa murayazi mwese, amapfa murayazi. Eliya ateza amapfa rero ngo we yihisha ku kagezi. Ako kagezi ngo kitwaga Kereti. Umva niwe warateje amapfa, niwe warateje ibibazo, niwe waratumye habaho amapfa, habaho inzara, habaho ibibazo, arabiteza. Hanyuma we ngo ajya kwihisha ku kagezi kitwa Kereti. Murongo wa mbere. Bukeye Eliya w'itishubi. Bukeye Eliya w'itishubi, umwe mu basuhuke bi Galiyadi. Umwe mu basuhuke b'i Galiyadi asanga Ahabu aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho. Ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho. Iyo nkorera iteka. Yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka turimo. Aho nzategekera. Keretse aho nzongera kubitegekera. Murongo wa 2. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rigeraho riti. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti. Va hano ugende werekeye kagezi kitwa Kereti. Va hano ugende werekere
va hano ugende werekeye iburasirazuba wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kireti. wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kireti, ahateganye na Yorodani. Uzajya unywa amazi yako, kandi ndategetse igikona kujya kikugemurirayo. Ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo, ni ibikona byinshi. Murongo wa 5. Yego. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze. Ajya kuri ako kagezi Kireti, ahateganye na Yorodani, agumayo. Tukomeze. Imana iguhe umugisha, kandi Imana itugirire neza. Imana yacu itugirire neza. Haleluya, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Dusomye ijambo ryiza, ijambo ry'Imana turarisomye ryiza. Tumenye ngo inkuru y'uwitwa Eliya niwe Bibiliya ivuze Eliya. Imana itugire neza. Eliya ngo ateza amapfa, yateje amapfa murayazi, ni igihe habaho inzara, hakabaho izuba rikaba ryinshi rikangiza. Hanyuma rero ngo we niwe wari wabiteye. Ubundi hari igihe amapfa aza bitewe na gahunda y'Imana yabigennye, amapfa kaza rwose, abantu bagahura n'amapfa, kandi nawe wabona yafite, biterwa nuko umeze naho uri n'uburiwe. Ariko rero iki gihe cyo cyari mu Bisirayeli ngo haba amapfa. Eliya niwe wari wayateje. Noneho Eliya arangije ngo we ajya ku kagezi kitwaga Kireti ngo yihishaho. Nari nkuzana ijambo rivuga ngo kugirira Imana ishyaka. Kugirira Imana ishyaka kugeza igihe ufata ibyemezo, ugafata ibyemezo. Hari abantu bagiye bagira ishyaka ry'abandi, baritanga rwose, umuntu akakugirira ishyaka akitanga, akavuga ati niba ari n'ingaruka mbi ndi buhure nayo, ariko ngomba kurwana uru rugamba, ngomba kugira ishyaka. Ukagira ishyaka ry'urugo rwawe, ukagira ishyaka ry'inshuti yawe, ukagira ishyaka ry'igihugu cyawe, ukagira ishyaka ukarigira. Kandi iyo ugize ishyaka ryiza, Imana iragushyigikira. Iyo ugize ishyaka ryiza uba uri mu ruhande rw'Imana. Imana ishimwe. We rero ngo yagiriye Imana ishyaka kugeza ku rwego avuga ati ndahiye Uwiteka uhoraho, nta mvura nta kime bizongera kuboneka muri iyi myaka kugeza igihe nzabitegekera. Ngo hanyuma Imana iramubwira ngo Eliya we, genda ujye ku kagezi, hari akagezi nasigaje, hari akagezi gahari k'abakiranutsi, hari akagezi abakiranutsi banyweraho, ujyeyo hanyuma unywe amazi yako. Kandi ako kagezi gateganye na Yorodani, nuhagera uzaba ariho utura, hanyuma ujye unywa ayo mazi y'ako kagezi. Kuko Abisirayeli bari bahuye n'ikintu bita icyaka, bari bahuye n'ikintu bita inyota, bari bahuye n'ikintu cyitwa umwakuse. Rero buri umwaka ubaho, nanakubwira aho uturuka. Bya bindi mwajyaga muvuga ngo runaka atera umwaka, oya, reka nkubwira aho umwaka uturuka uyu munsi urahamenya. Kutubaha Imana, kutumvira Imana, kudakora ibyo Imana ishaka bitera umwaka. Iyo bavuga ngo umuntu ni umuntu w'Imana, ari mu masezerano y'Imana, agakora ibibi, ahura n'umwaka. No mu nzu y'Imana urahaba, umuntu agahura nawo.
agahura n'umwaku rwose kubera ko yasuzuguye Imana, kubera ko yapinze ibyayo kandi abirimo, kubera ko akora ibyaha nkana, kubera ko yirengagije amategeko y'Imana n'amabwiriza yayo, ajya ahura n'umwaku. Abisirayeli rero bahuye n'umwaku kubera yuko uyu Ahabu yari yasuzuguye Imana. Amaze gusuzugura Imana ahura n'uwitwa Eliya ukijijwe neza, wumvira Imana, uyubaha, uzi Imana icyo ari cyo, uha Imana agaciro, uha Imana igihe. Haravuga ati ibi bintu ntabwo nabyihanganira. Imana ishimwe, Imana ishimwe, narimvuze ngo Imana ishimwe. Amen. Uyu Eliya we yubahaga Imana kugeza ku rwego kutihanganira kubona ibintu abantu bayisuzugura, kutihanganira kubona abantu basuzugura Imana areba, kutihanganira kubona abantu basuzugura Imana bihanze amaso. N'urwo rwego yari arimo. Yari azi Imana, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri yarayikundaga. Icya gatatu yayirwaniye ishyaka. Yarwaniye ishyaka Imana. Ikintu cyose ukunda, ikintu cyose uzi neza ko ari ikintu cy'agaciro ku buzima bwawe, ukaba unagikunze, ntago wakwemera kubona cyangirika, ntiwakwemera kubona gitakaza isura, gitakaza izina. Ureba ukora iko ushoboye kugira ngo ubungabunge ubusugire bwa cya kintu utunze cy'agaciro. Niba ari n'abarinzi bashyiraho, niba ari bishoboka, niyo dufite amazu tuyashyiraho imirinda nkuba, tuyashyiraho byabizimyamwoto. Kubera iki? Dufite ibintu by'agaciro, turabikunze, tukabirinda, tukabirwanira ishyaka. Rero uyu Eliya we niko yari ameze, kandi n'uyu munsi wa none dufite ba Eliya, dufite ba Eliya. Nubwo harimo abantu bacitse intege, ngo abahanuzi bubu, ngo abavuga butumwa bubu, ngo abantu b'Imana bubu, ariko nje kuguhumuriza, hari ba Eliya baracyahari Imana yisigarije, bagikorera Imana, bakigirira Imana ishyaka, bakivuga Imana ari uko yavuze, bavuga iby'Imana yabatumye. Baracyahari mu gihugu cyacu, baracyahari hanze y'igihugu, barahari kuri iyi si, barahari muri iki gihugu, barahari. Hari ba Eliya Imana iguhuze nabo, kandi iyo mwahuye ubuzima burahinduka kuko baba bari mu Imana rurema. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Naringize ngo Imana itugirire neza. Bene data bakristo bakundwa, Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, kugira ngo tubungabunge iki turimo, iki Imana yagushyizemo ukirinde. Imana ikeneye Eliya w'uyu munsi, Imana ikeneye Eliya uyirwanira Imana ishyaka, uvuga ukuri, ukora ibintu birimo ukuri. Imana ikeneye Eliya utarya indimi, utabeshya, uvuga yego cyangwa oya, mu kanwa ke harimo ukuri. Uwo muntu uko bizasa kose Imana izamushyigikira, Imana izamushyigikira, ntabwo izajya kure ye. Imana izamushyigikira nubwo haba amapfa, nubwo haba indwara zikomeye, nubwo haba ibigeragezo. Uwo muntu Imana irakomeza ijisho ryayo, Imana iramutekerereza, ijisho ryayo riba rimuriho. Niyo umukoze mu jisho ngo ubukoze mu mbone zayo. Ashobora kuba ari umugore, ashobora kuba ari umugabo, ashobora kuba ari umukobwa, ashobora kuba ari umusore, cyangwa akiri umwana muto w'ingimbi, ari umuntu ukuze, ariko baracyahari. Nawe rero ndakwifuriza kuba Eliya w'uyu munsi, ukagirira Imana ishyaka, Imana igahagarana nawe. Imana ibwiye ijambo Eliya, iramubwira ngo igera amaze kuvuga ngo nta mvura nta kime bizaboneka muri iyi myaka. Yari imyaka 3 n'amezi. Hanyuma ibaze kugira ngo imyaka 3 ishire nta mvura, hakizuba, hacanya amapfa, abantu bari mu kigeragezo cyo kubura amazi, kiba kigeragezo cyo cy'icyaka n'inzara, aho ubutaka bwumye nta kera. Imyaka 3 igashira, abantu barashize, abantu barashonje, abantu bambaye ubusa, abantu barumye, ibintu byarakangaraye muri Isirayeli.
bitewe nande, bitewe n'uko Eliya yavuze. Imana iramwumvira, Imana iramushyigikira. Uyu munsi nawe uramutse uhagaze mu kuri kwihoraho, ntacyo wasaba Imana ngo ikikwime, ntacyo wasaba Imana ngo ikiherane. Eliya rero ngo Imana iramwumvira. Ntabwo yari yitaye uko azabaho n'umuryango we, ntabwo yari yitaye uko bizagenda nyuma yuko amapfa azatera, ntabwo yari yitaye uko ikizamutunga. We yaravuze gusa ati ntabwo mbizi, ariko icyo mvuze cyo akagasuzugura ko gusuzugura Imana. Imana ihagarike imvura, ihagarike ikime, ibintu byume. Niko mvuze, niko ntegetse. Arategeka. Twahawe ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Kubera iki? Kuko turi abana b'Imana, kuko turi inshuti zayo, turi abavandimwe ba Kristo. Yaduhaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Tuzakandagira inzoka na sikoropiyo, tuzarya ibyica, ntacyo bizadutwara. Tuzarya za sumu, bazakuroga, bazakwangiza, ariko ntacyo byafata, kuko uri kumwe n'Imana, kuko uri mu ruhande rwayo. Rero Eliya ntago yari yitaye aya mapfa ko azamuhitana, azayasonzeramo, azatakaza rezo y'Imana, azatakaza ubumuntu. Imana iramubwira ngo Eliya we, haguruka, amapfa akimara gutangira, haguruka ugende ujye ku kagezi Sarafati gateganye na Yorodani, wihisheyo. Uzatungwa n'ayo mazi y'ako kagezi. Ayo mazi uzayanywa igihe abandi bazaba bashonje, bafite inyota, bafite umwuma, bashobewe. Wowe kubera ishyaka ryinshi ry'umurimo wanjye, nzagutungirayo. Imana itugirire neza. Mureke duhaguruke, mureke dufate ingamba zo kubana n'Imana, mureke dufate ingamba zo kuyikorera, mureke dufate ingamba zo kubana nayo. Yehe, Imana ihabwa icyubahiro. Dufite Imana izirikana. Umuririmbyi wa 22 mu gitabo cya 2 aravuga ngo igihe cy'isarura ngo nikirangira, igihe cy'isarura nigishira, ngo abakozi b'Imana bazataha, bazajya iwabo. Uru rugendo rufite iherezo, nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Ngo kandi nibataha, ngo umwami wabo azababwira, umwami bakoreye, umwami w'amahoro, ngo azababwira ngo ikaze, niwe uzabaha ikaze, niwe uzabakira, ababwire ngo nimuze, ngo mwakoze neza. Imana itugirire neza. Narivuze ngo Imana ikugirire neza, umenye ko nyuma y'ubu buzima haba ubundi buzima bw'iteka ryose. Rero Eliya yarebye kure, yamenye imbaraga z'Imana, yamenye urukundo igira, yamenye ubutware n'ubushobozi bwayo, yamenye ko ari Imana y'amahoro, yamenye ko ari data wa twese. Agundira iby'ubwami bw'Imana. Jya ugundira Imana mukobwa. Ntukarekure Imana kubera imyaka ugezemo, ntukarekure Imana kubera ubukene ufite, ntukarekure Imana kubera ikibazo cy'uburwayi bukuriho, ntukarekure Imana kubera icyangiro kikuriho. Ibyo byose Imana irabishoboye, yabigukiza, yakuvana muri icyo kibazo, yaguha amahoro yo mu mutima, yaguhuza n'umugisha wawe. Ntukarekure Imana kuko ubona usa nk'umuntu uri mu kazitiro. Eliya ngo arayifata, arayikomeza, ngo amare kuyikomeza ayigirira ifuhe. Buri kintu ukunda uragifuhira, ikintu ukunda uragifuhira, ngo ayigirira ifuhe. Arafuha, aravuga ngo nukuri sinakwihangana kubona abantu basuzugura Imana, kubona abantu bapfobya Imana, ntago nabyihanganira. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Narivuze ngo Imana itugirire neza.
ngo hanyuma ngo agira ate ngo aravuga sindi bubyihanganire. Nibwo yavuze ngo nta mvura nta kime bizongera kubaho muri iyi myaka, kugeza igihe jyewe Eliya nzabitegekera, kugeza igihe nzavuga ngo nibibeho. Ndumva mbabaye kubona abantu basuzugura Imana. Byari byagenze bite rero? Iki gihe cyari igihe cy'umwami Ahabu uyu nguyu ngo yari yasimbuye abandi bami bari baramubanjirije ab'Abisirayeli, ngo amare kubasimbura ngo akora ibyaha kurusha Yerobowamu, ngo akora ibyaha, ngo ababaze umutima w'Imana. Imana irababara, ngo yimuye Imana muri we, yimura ubwami bw'Imana muri Isirayeli. Iyo twagiye mu byaha, iyo twijanditse, iyo twifatikanye n'abadakijijwe, tuba turiho twimura ubwami bw'Imana muri twe. Imana itugirire neza. Imana iduhe kurwanira Imana ishyaka. Imana iduhe imbaraga tuyirwanira ishyaka. Tugirire ishyaka ry'Imana, tugire ishyaka ry'umurimo w'Imana, tugire ishyaka retekara tayasika. Imana itugirire neza. Ngo kugeza igihe umwami Ahabu yakoze amakosa, afata Bali amwubakira icyotero mu nzu ye yari i Samariya, yubakamwo icyotero. Imana itugirire neza. Yimura Imana ya Isirayeli, ngo akora ibyaha cyane. Uyu Bibiliya ivuga yuko uyu Ahabu yashatse umukobwa wo mu banyamahanga witwaga Yezebeli. Na bamwe murabizi ibintu yakoze. Yari umugore w'igishegabo wafashije umugabo we gusuzugura Imana. Abantu bafite abagore babi n'abahapori batumurimbuka no kubasengera. Uyu mugore Yezebeli ngo yari umugore mubi cyane, yari umugore mubi w'igishegabo utavugirwamo, ufata ibyemezo. Uwo rero Ahabu niwe yashatse. Byari bibabaje. Yimika Shera, akora ibintu bibi cyane, ababaza Imana kurusha n'abandi, ariyongeza akora ibintu bibabaza Imana. Icyo ni cyo gihe rero Eliya ngo yananiwe kwihangana, arabangwa agasuzugura Imana gutya. Ntago nakihanganira gusuzugura Imana yacu kugeza kuri uru rwego, ntago nabyihanganira. Ntukihangane ubona abantu bapfobya Imana, abantu bari mu byaha, abantu basambana ureba, bagasambanira mu murimo w'Imana, bagasebanyiriza mu murimo w'Imana, bakazana inzangano mu murimo w'Imana, bakarema amacakubiri mu murimo w'Imana. Ntukabyemere. Jya wifatira igihe ubisengere, jya ubahugura. Eliya ngo ananirwa kwihangana kugeza ku rwego yavuze ngo ibi bintu ntago nabyihanganira. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Naringize ngo Imana itugirire neza. Ntukihanganire kubona abantu bareka umurimo w'Imana. Ntukihanganire kubona abantu basubira inyuma ngo wumve ngo ni ibisanzwe, uvuge ngo birabareba, ngo jyewe n'umuryango wanjye turahagaze. Ntukabona umurimo w'Imana upfapfana ngo uceceke. Ntukabona abantu b'Imana bapfapfana ngo ubaho urw'amenyo. Bijye bikubabaza. Ujye ugira umubabaro, ujye ugira agahinda. Nubona mwene so yaguye, nubona yasubiye inyuma, nubona ari gukora ibintu bibi, ujye umusengera, ujye winginga Imana Data. Imana ishimwe. Iki ni cyo gihe rero Eliya yahagurutse, arabangwa akagasuzuguro. Ntabwo nakihanganira. Ahabu akora ibi bintu, asuzugura Imana kugeza igihe yubaka icyotero i Samariya, yubakire Bali. Barasimbuye Imana, asimbuye ubwami bw'Imana.
ngo arababara. Ntukabone umuntu yagiye mu rugo rutari urwe ngo wishime. Ntukabone mwene se ashatse abagore babiri ngo unezerwe. Hari ibyaha bibabaza Imana, hari ibintu utakwihanganira. Abantu bagasuzuguza Imana ngo uceceke, bagasuzuguza Imana ngo birebere. Wibindorerezi, ntukabindorerezi mu by'Imana. Imana ihagurutsa Abisirayeli bakura muri Egiputa. Yabwiye Mose ngo uzabwire Farawo ngo arekure abantu banjye bajye kunkorera. Twahamagariwe gukorera Imana. Twahamagariwe gukorera Imana, kubwira abantu iby'ubwami bw'Imana. Ntukabindorerezi mu gakiza. Ntukabindorerezi. Imana yaguhamagariye kuyikorera. Ujye ukorera Imana. Hari ingororano. Igihe cy'isarura nigishira, abakozi bayo bazataha. Umwami wabo azababwira ngo ikaze, mwakoze neza. Imana itugirire neza. Nari mvuze ngo Imana itugirire neza. Ntago nzi uko uhagaze muri iyi minsi. Ntago uzi kubayeho. Ikibazo ufite si uko udafite akazi. Ikibazo ufite ntabwo ari iyo ndwara. Ikibazo ufite si ubwo bushomeri. Ikibazo ufite si urugo rukunaniye. Ikibazo ufite si imyaka ufite utarashaka. Ahubwo se ubanye ute n'Imana? Banza wite uko ubanye n'Imana. Banza wite uko ubanye n'Imana. Ubanye ute n'Imana? Imana ko ufite byose. Imana ko yagutunga. Imana ko yaguha akazi keza. Imana ko yagubeshaho. Imana ko yagukiza indwara zikomeye. Imana ko nta kinaniwe. Igihe yabwiraga Mose aramubwira ngo genda ubwire Farawo ngo ndi haravuze, ndi harategetse, rekura Abisirayeli bave muri Egiputa bagende bajye kunkorera. Kandi Farawo yarabarekuye. Kubw'amaboko y'Imana yarabarekuye. Ayo maboko y'Imana azaguhesha icyo ukeneye. Ukuboko kw'Imana ntikwaheze ngo inanirwe gukora. Niko Yesaya yahanuye. Ngo n'ugutwi kwa ntikwapfuye ngo inanirwe kumva. Ngo uretse ibyaha byacu nibyo byayibujije gukora. Imana itugirire neza. Rote erete kaya zirikone shekere bone foya sika. Ndashaka kugira ngo uyu munsi ufate ingamba zo kubana n'Imana. Imana irahari, yagutabara, yakubakira urugo. Imyaka ufite nta kivuze imbere y'Imana. Ibyo birwa bakubwira ngo irebe, ufite ijwi rikongorera ngo urutwa n'uwapfuye, ufite ijwi rikubwira ngo ibi ntibizashoboka. Ariko iryo ntabwo ari ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana rirakubwira ngo birashoboka. Ijwi ry'Imana riravuga ngo na nyuma ya zeri irakora. Ijwi ry'Imana riravuga ngo ntuzibaze uko uzatabarwa, ngo Uwiteka ntawagisha inama. Imana ihabwa icyubahiro. Narivuze ngo Imana nishimwe. Lete kaya sika. Ndashaka kugira ngo wowe icyo Imana igushakaho ni iki? Ni ikintu kimwe gusa. Ese urakijijwe? Ubirimwo neza? Ese urakijijwe? Wumva ufite Imana muri wowe? Wumva witeguye abiramutse no kurwana wayirwanirira? Usibye ko Imana yihagije. Ayiwe, Imana irihagije. Ariko ikeneye kutera intambwe imwe gusa, yo igatera 99. Naringize ngo ikibazo ufite si urugo rubi. Ikibazo ufite si ubuzima busa nkaho bukunaniye. Imana ire mu buzima. Imana itanga amahoro. Imana yacu irihagije. Imaze kwambutsa Abisirayeli bakuye muri Egiputa mu maboko ya Farawo, yabwiye Mose ngo Mose nitwishobora byose. Nitwishobora byose. Nta kintu kinanira. Nitwishobora byose. Mu kuboko kwanjye harimo ibintu byose. Ntabwo nzi impamvu uhagaritse umutima. Dore umuti Imana yampaye ngushyira. Imana yampaye umuti wo kuguha. Imana yampaye umuti
kandi uyu muti nuwunywa urakira indwara iyo ari yo yose. Hari ikidendezi ugomba kujyamo. Iki kidendezi kirimo marayika ukiza indwara yose, indwara y'ubukene, indwara yo mu mubiri. Iki kidendezi cyitwa gukizwa. Kidendezi cyitwa gukizwa. Kidendezi cyitwa gukizwa. Iyo umuntu akijirwa ahura n'Imana. Iyo umuntu akijirwa bari akanwa k'Imana. Iyo umuntu akijirwa bari imbone y'Imana. Iyo umuntu akijirwe abari mu maboko y'Imana. Imana itugirire neza. Naringize ngo Imana itugirire neza. Iyo umuntu akijijwe iki kidendezi ukijyemo urahura n'Imana. Abisirayeli bazunguruka umusozi, Imana yarabiroye ibona bawuzungurutse igihe kirekire, irababwira ngo igihe mwazungurukiye umusozi kirahagije ngo nimucyamike. Uyu munsi Imana yiteguye kugucyamikisha. Aho wazunguruka agasimpazi, ariko data wa twese arahazi. Rete kara donesi si shoreta si koneya si poteya si. Imana ishimwe iragukoraho. Imana rero ihabwa icyubahiro, ikunda abayirwanira ishyaka, ikunda abantu bari mu ruhande rwayo, ikunda abantu bayikunda, ikunda abantu bayishakana umwete. Bene data bakundwa, nshuti za Kristo, nshuti za Kristo, nshuti za Kristo, nshuti za Kristo, nshuti z'Imana, nta kintu mwaburira mu maboko yayo. Imana ifite abagabo, Imana ifite abana, Imana ifite amafaranga, Imana ifite amazu, Imana ifite ubuzima bwakunaniye. Urashobora kuba uryamye no kwa muganga, ariko wizere uyu munsi urahura n'Imana. Hari akagezi yashyiriyeho Eliya, iramubwira ngo ntegetse, kandi ntabwo uzanywa amazi gusa, ntegetse n'ibikona. Ntabwo ari igikona kimwe, ntegetse ibikona bizajya bigusanga kuri ako kagezi, bikujya muri umutsima n'inyama. Uzajya urya unywe n'amazi, urya inyama, urya umutsima, hanyuma unywe n'amazi, hanyuma ukomeze ugubwe neza ujye mu mayerekwa. Iyo Mana yatunze Eliya ikamutegekera ibikona. Muzi ukuntu ibikona bigira amerwe. Yananirwa gutegeka uwo muturanyi ngo agutunge, yananirwa gutegeka uwo muturanyi ngo aguhe akazi, yananirwa gutegeka uwo muntu mwene wanyu ngo akwibuke, yananirwa gutegeka abo musengana ngo barebe yuko ushomereye, yananirwa gutegeka uwo musore ngo amenye yuko uri umukobwa mwiza ukwiye gushyingirwa, yananirwa gutegeka izo ntanga zawe ngo ziforomemo umwana. Ntabwo yabinanirwa, iracyari ya Mana. Rekora dana sika. Ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo kunanirwe gukora, n'amatwi ye ntiyapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo ibicumuro byacu ngo nibyo biyibuza gukora. Ndagira ngo uyu munsi upfukamisha amavi yawe, ndagira ngo uyu munsi wihane, ufate umwanzuro wo gukizwa, ufate umwanzuro wo gushaka Imana, urekure, uzamura amaboko, uzamura ibiganza, uvuga ngo Mwami Yesu ndakwakiriye, umbere umwami n'umukiza, umbabarira ibicumuro byose, usange Yesu. Uyu munsi ufata umwanzuro wo gukizwa, ufata umwanzuro wo gushaka Imana. Reka abo bantu bakubeshya ngo baraguha imiti, nkunda kubivuga buri munsi ukonje aha, ngo hari imiti gukuraho imikoshi, ngo hari imiti kuzingura, ngo hari imiti ngo iguha ikikundiro. Ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa. Gukizwa neza nibyo byakubohora, gukizwa neza nibyo byaguha umugisha, gukizwa neza nibyo byakuremera, gukizwa neza nibyo byakugeza aho wifuza kugera, gukizwa neza nibyo byaguha inshuti nzima. Urumva ushaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza? Kuko Bibiliya ivuga ngo yaje mube, ngo ariko abe ntibamumenya, ntibamwizera,
ngo ariko bamwizeye yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana itugirire neza. Uyu munsi Imana iragushaka. Imana iragushaka, tugiye kugira dute? Tugiye kubasengera. Tugiye kubasengera Imana. Tugiye kubasengera Imana ibaha agakiza, tugiye kubasengera Imana ibagarukeho, Imana iguhe agakiza, ivuve muri ibyo bintu bakubeshya. Bibiliya ngo wiringira umwana w'umuntu havumwe. Niba wicaye ku masezerano y'umuntu ntago mpakana ko abantu badashaka kugusezeranya ngo bisohore. Nta nubwo tubayeho ngo tugandire abandi bantu. Tugomba no kugandukira abatuyobora n'abandi tubana tukaberera imbuto. Ariko tubanze twizera Imana, tugisha inama Imana, tugirira Imana ishyaka. Dukora umurimo w'Imana tuwubemo, tuzakira umwaku, tuzakira za karande. Imana izatubohora, Imana izakugirira neza. Tujya gusengera abantu barwaye, tujya gusengera abantu batarakizwa, tujya gusengera abantu basubiye inyuma, tujya gusengera abantu bari mu kazitiro. Ukumva uri mu kazitiro, Imana itanga urubyaro, Imana irashoboye. Imana itugirire neza. Reka twakire mushumba wacu asengerera ijambo ry'Imana, asengera imitima y'abantu bashaka gukizwa, asengera abantu barushye baremerewe, asengera abantu bapfapfanye basubiye inyuma, abasengera baragize Imana, hanyuma Imana yo mu ijuru irasohoza ijambo ryayo. Karibu. Turagushimye Uwiteka Mana Israeli, tunejeje n'ijambo ryawe kubw'iki gitondo cyiza. Ni wowe Mana kandi ni wowe ugira neza. Reka Mwuka Wera asange bantu bawe, abohore ababoshwe mu izina rya Yesu Kristo. Uha abantu mitima Mwuka mwiza wo gukora ibyiza mbere y'ubwiza bwawe. Ababoshwe babohore, abasubiye nyuma ku murimo bagarure, abatarakizwa nabo turabasenge tubasabira agakiza kubw'imbaraga zawe Mwami. Ababirimo batabigendamo neza nabo bahindure ubahe agakiza. Imbaraga zawe zigenderera ubwoko bwawe. Abarambiwe muri urugendo bashoboje bakomeze mu izina ryawe Yesu Kristo. Turasabira abari kwa muganga ubakize kuko niwe docteur ukomeye. Abareba ko byabo byacitse, abananiwe, abarambiwe, uri Imana wagirira neza abantu bakabona ubutabazi bwawe. Twirukanye mwanzi Satani duteza ubwoba, twirukanye mwanzi Satani uhebesha abantu. Kuboko kwawe kugenda gende kubakozi bawe, bambike tena imbaraga ku murimo, kubasubiye nyuma wongero bagarure kuko ari we Uwiteka ufasha matoro Pentecote. Utubyutse tena dukomeze uyu mwaka. Abantu benshi bafite imitima y'ubwoba, benshi babona ko bidashoboka, ariko wowe uri Imana. Reka wigaragaze, urambure kiganza ku muntu wese ubabaye, ku muntu wese uri kure yawe Mwami, agarurwe nawe kubw'izina rya Yesu Kristo. Tanga amahoro ku bantu bawe. Tusenge iki gihugu cyacu kiyezo gitunganye, kuramo ibyaha byatubera byiza, agakiza kakagendagenda ku bantu bose, mavi yose kagupfukamira kuko ari we Uwiteka. Tusenge abayobozi bayobora igihugu nabo bashoboje bakomeze babikore kubw'imbaraga n'ubutwari bwawe. Abayobora amatoro turabasengeye, abashumba turabasengeye, ubahete n'amavuta n'imbaraga. Uwo twirukanye ni mwanzi Satani, gihugu kirindwe nawe, amahoro ibonekemo, uturinde mvurambi, uturinde bigeragezo. Icyo dusabye nuko akakiza kagendagenda ku buri muntu wese. Mana urakoze kubwirira ijambo ryawe. Reka muntu wese uduteza amatwi uyu munsi mwiza umugirire neza kubw'izina ryawe Yesu Kristo. Turagushimye, uhabwe icyubahiro. Isi yose tuyishize maboko yawe kandi ukomeze ugenzure no kurinda abantu bawe. Tugusabye tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.